ariko Thierry ni umuhanzi w'umunebwe. N'umunebwe. Uti kubera iki ntabwo ari ubushobozi yabuze. Okay. Ariko Thierry ashobora kujya muri studio uku kwezi tukazongera gutekereza kuzajya muri studio nyuma y'umwaka. Cyangwa se babivemo. Bigira inzira. Tumenye ngo ntabihari. Ati ngewe ntabwo nyiri umuhanzi. Ni ibintu byo kuvuga ngo bamutumiye mu bukwe, ngo bamutumiye ngo ahanaha, ngo ari umuntu wakoresheje ibitaramo, arabahanzi b'abarundi bajya bakoresha ibitaramo bagatumira n'ab'abanyarwanda. Ukumva ngo yamutumiye nta ndirimbo agira mu myaka 4 cyangwa 5. Yes, turabasuhuje abakurikiye Musaza Box muri hirya no hino ku isi, abari amajyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba ndetse n'iburasira bwaryo. Abari mu Rwagasabo namwe turabasuhuje cyane, twizera yuko mumeze neza. Musaza Box rero uyu ni umwanya, ni gahunda y'ibiganiro nkuko mubibona kuri kamera za Musaza Box. Tukaba tuhafite umuntu usa neza cyane, ufite fresheri wambaye bijyanye n'ibihe turimo by'aba Islam. Bimeze bite? Ramahoro. Turakwakiriye kuri Musaza Box. Murakoze cyane. Amakuru y'iminsi. Turi gushima Imana mwebwe. Ni sawa umeze neza. Turaho. Igisibo se biragenda. Buhoro. Ntago unyuzamo ngo inaga amazi. Kareka twebwe turashaje. Ibintu tuba twaramenyereye, tuba twaratangiye turi impinja none tubisaziyemo. Yeah. Yes, ubwo rero Musaza Box tukaba twabazaniye umutumirwa, turagira ngo tumuhe ikaze atangire atwibwira hanyuma tubone kwinjira mu kiganiro. Wakwibwira? Murakoze kuntumira kuri kamera za Musaza Box. Nitwa Salama Mama Shenge Mupenzi. Ndi umubyeyi, ndubatse. Murakoze kumpa ikaze. Ya, murakoze cyane. Feel free tuganire, utuganirire. Salama Mama Shenge. Mama Shenge nge najyaga numva abantu bari guhamagara nkagira ngo nakabyiniriro. Reka. Ni izina wahawe n'ababyeyi. Ni umubyeyi wari inkomyi. Umubyeyi wari ingeneye. Umaze kumenya ubwenge Mama Shenge ntago byakugoye ko numva izina Mama Shenge riri unique. Yeah. Ni ubwa mbere numvisha umuntu witwa Mama Shenge. Nanjye ntekereza ko bwari ubwa mbere numvisha witwa Mama Shenge niyumvishe. Hari umuntu wari wumva witwa Mama Shenge mwitirana. Arahari. Ariko bari few, ni bakeya cyane. Ni bakeya. So yeah, urabyumva nyine abana ntago babura kurifatiraho. Actually bajyaga bavuga ngo Mama Shenge n'umutwe w'ihene. There was this guy kandi yari mukuru kuri nge, ariko yarambangamiye mu buzima. Na nubu ntikarakuvamo. Seriously, naho duhuriye ifini n'ubu ngubu twashaje ariko aracyakanaga amati Mama Shenge n'agatwe k'ihene. Like byarangiye ndi nko nari nsigarije nk'akantu gato ngo mwange nuko yagize amahirwe ngakura. Okay, Mama Shenge, urakoze cyane, ni karibu muri studio za Musaza Box. Urakoze cyane. Ya, ndagira ngo rero twinjire mu kiganiro. Uyu munsi nateguye insanganyamatsiko igendanye na entertainment cyangwa se uruganda rw'imyidagaduro hano mu mujyi wa Cape Town. Nibutsa n'abantu abakunzi bakurikiye Musaza Box. Musaza Box ibirindiro byacu biherereye mu gihugu cya Afrika y'Epfo mu mujyi wa Cape Town. Niho dukorera ibintu byacu. Ngira ngo abanyarwanda bari mu Rwanda bamaze kutumenyera, benshi baradukurikira cyane. Hanyuma uruganda rwa entertainment hano muri Cape Town, Salama Mama Shenge, nkuzi nk'umuntu wari umenyereye kumanaginga abahanzi n'abandi bantu bagiye bafite izindi mpano zigiye zitandukanye. Ariko kugeza amagingaya bisa nkaho byacecetse, bisa nkaho byazimye.
so ubwo naravuze ntireka nzagushake kuko wabaye abamanager w'abahanzi umpa amakuru byaba byaragenze gute ni ikihe kibazo cyavutse ni izihe mbogamizi mwahuye nazo ese ko mbona entertainment muri Cape Town muri societe nyarwanda itakiri powerful nka mbere kuko nge nkigera hano muri iki gihugu nabonaga entertainment ukabona ifite vibe ukabona birashyushye ukabona nakunze kukubona utegura ibitaramo cyane ibyo bintu ko ntakibibona byaje kugenda gute birapfira hehe yo okay so entertainment hano muri Cape Town reka mere nk'utangiriye ku ntangiro yayo ubundi ni ibintu bimeze nkaho bicecetse ni ibintu byitabirwa n'abantu wenda katuvuge ibintu byerekeranye na showbiz muri rusange ni ibintu byitabirwa n'abantu bakiri mu rubyiruko kandi hano Cape Town urebye dufitemo abantu bakuze benshi so ibintu nk'ibi ngibi nyine byo kuvuga ngo twagiye mu miziki twagiye mu ma YouTube twagiye mu mafilm ni ibintu bigoye kugira ngo ugerageze kubyumvisha abantu tubana nabo hano muri Cape Town uburyo ndashaka kubivugamo sinzi ukuntu nabisobanura ariko nukuvuga ngo ni ibintu bisabirwa imbaraga nyinshi harimo n'ubushake bwinshi n'ubushobozi bwinshi bw'amafaranga ukiri aho ngaho wowe uragira uti Cape Town generation ni abantu bari mu myaka ya bugufiya tukagira n'abandi bantu benshi bakuze so bikaba byagorana kugira ngo icyo kintu bakisangemo ariko se nkawe nk'umuntu w'umumanager w'abahanzi n'abandi bantu bagiye bafite impano zitandukanye kuki wenda utavuze utireka aba bantu bashobora kuba batibona muri ibi bintu wenda ube wamenya ni iyihe mpamvu yabibitera kuki bati kuko nk'iyo turebye iwacu mu Rwanda iyo habaye nk'ibitaramo cyangwa se ibintu by'imyidagaduro usanga buri myaka yose usanga bose barimo kandi ukabona buri wese ari kwisangamo so habura ikindi icyo kintu na hano muri societe ya Cape Town mu banyarwanda kibe niba habaye ikintu runaka niba ari ikintu mwateguye niba ari konseri niba ari igitaramo niba ari ikirori runaka generation y'imyaka ya bugufi yisangemo na ba bantu b'imyaka basa nk'abakuze nabo bisangemo habura iki reka wenda ntangirire ku bahanzi nyirizina nka manager w'abahanzi abahanzi ubwabo ntabwo ntekereza ko bishoboje bihagije biragoye ubushobozi bwabo urumva haba harimo guhiga ubuzima ku ruhande rumwe buriya ikintu kibaho kinini ngira ngo hari kinabimbogamizi cyane muri showbiz hano muri Cape Town nuko twese tuza tuje gushaka ubuzima so ikintu cyo dushyira imbere cyane ni ugushaka amarande cyane kuruta kwishima babahanzi rero ari bongezeho ku buryo bw'ubushobozi urumva ashaka amarande cyane umwanya wo kwishima ukaba muke noneho umwanya wenda wo kuvuga ngo reka nshyire reka umwanya wanjye reka ya mafaranga nakoreye reka nyashyire no muri bya bihangano byanjye noneho mbyenjoyinge mbihe n'abandi hanze ugasanga nabyo ntabwo bishoboka noneho rero ba bantu nabahereyeho nibo nahereyeho ariko nyamara ntabwo ari bo mpamvu nyamukuru bo noneho iyo bakubonye wavuye tuvuga wenda urugero abahanzi nahoze managinga harimo umumotari wakoraga delivery yatwaraga moto adelivaringa ibiryo urumva umubonye ni umwana w'umusore ukiri mutoya umubonye kuri moto next day akamubona hari indirimbo ye runaka yasohotse amubona nk'umusazi ntago mwakira ntabwo abona main purpose ntago abona intego nyamukuru yakoreye uriya muziki kandi umuziki byihariye ni impano tuvukana turemanwa ibi bintu turimo ni ibintu tuba turimo ni impano Imana yaraturemanye ni impano Imana yaduhaye ntabwo ari ibintu bya buri umwe uwo ari we wese so uwabonye wa muhanzi wanjye kuri moto akamubona the next day akamubona yakoresheje concert ahita avuga ati ya mafaranga yo kuri moto yagiye kuyakoresha concert instead of yo kuza kureba ibyo yakoze muri ya concert anamushyigikira wenda mugaye yanahageze ahubwo bikaba mu magambo
akamutera ayo nabyita nko kumutera ayo magambo akavuga ati uriya mwana ni n'umusazi amafaranga akorera kuri moto aho kugira ngo yiteze imbere yubaka akazi wabo cyangwa se agura akamodoka kamere nka John ajya muri Uber nk'abandi yahisemo kujya gukoresha ibitaramo kandi nyamara na bya bitaramo ni akazi kuko niba uyu munsi ari urugero rutoya nshobora kuguha nkange urugero ncuruza indabo uyu munsi zirahomba ejo zikunguka iyo zahombye ntabwo ngivinga up the next day nsubirayo urakomeza n'undi munsi ngakukomeza ni ukuvuga ngo ni ubuzima bwa buri munsi niba wa mwana yagerageje gukora igitaramo uku kwezi kigahomba agakora mpaka agashyiramo imbaraga nyinshi mu mezi wenda 6 akurikiye agakora ikindi gitaramo hari ubwo cyunguka kuruta cya kindi yakoze mu kwezi kwa mbere kwari kwarangiye ariko wa wundi warangije kumwoherezaho amagambo runaka ntabwo aha agaciro cya gitaramo ahubwo wa aha agaciro kakazi wa wundi akora noneho ikindi kintu nabonye hari wenda gishobora kuba gituma hari entertainment hano imera nk'iciye bugufi cyane ibitekerezo byacu iciriritse yes ibitekerezo byacu nta bantu dufite babiha agaciro urugero nkanjye salama mama shenge umuntu w'umugore muzima ufite abana ufite umugabo ukirirwa wirukanka inyuma y'umusore w'umuhanzi ngo uramufasha ngo gukora imiziki ngo ayishyire hanze hari ubwo ubona hari umugabo wanjye yararenganye nibyo hari ababibona muri iyo cadre but it's a brand ni brand turi kubaka kuko ibyo ari byose wa muhanzi aramutse azasuccesinga ntabwo azagenda wenyine hari izina runaka ari muri inyuma ryamuherekeje iryo zina ni izina rya wa muhanzi niramuka rizamutse rizazamukana na rya zina rya wa mu manager wamufashije kugira gute kumumanaginga ibintu byose ntekereza ko biterwa n'imyumvire y'abantu ya community tubana nabo hano ese ubundi entertainment y'ubwayo bayifata gute abayirimo babafata gute ibyo bakora babifata bate nkawe John ufite umusaza box uri n'umukinnyi w'amafilimi uri n'umushoferi wa Uber ibyo byose aho kugira ngo ukore Uber ugura amamodoka menshi wuzuze ndimo ndakina amafi you see ariko nyamara ikintu twirengagiza ni kimwe hari akantu kitwa musaza box wubatse ntabwo tuzi imbere uko hameze icyo nicyo kintu Imana yaduhishe bura hari ikintu Imana yadukoreye yagiye iduhisha ibyo turi butere imbere ngo tubibone musaza box umunsi umwe tuzabyuka dusange itakiri musaza box ari uruntu rw'urubox runini rw'umusaza yaragutse yarakuze muri make kandi muri icyo gihe batwebwe basarama tuzaba twaragutayeho amagambo ese ukiri aho ngaho salama ubona kuba wenda abanyarwanda baba hano Cape Town cyangwa se societe y'abanyarwanda hano Cape Town muri rusange reka ntituvuge abo mu Rwanda kuko bo batari hano mu Rwanda bo ntibari nta nubwo babizi nta nubwo bazisitira go duhura nazo kandi niyo turebye ibintu byo mu Rwanda ubona ko biri avance oya bo banateye imbere cyane nta nubwo twabakurikira twebwe nk'abantu bari mu rugendo rwo kuba twamenyekanisha u Rwanda mu byo dukora turi hano mu mahanga twakagombye kuba ahubwo twebwe dukora batureberaho bakavuga ati ba bantu bari mu mahanga kuko abantu bari mu Rwanda batekereza ko twateye imbere cyane batekereza ko twe turi imbere cyane kubarusha bari imbere cyane kuturusha yes bo batekereza ko twe turi imbere cyane kubarusha ntabwo ariko biri urumva ahubwo twebwe twasubiye inyuma so muri entertainment batekereza ko twe tubarenze cyane kubarusha so niki twebwe hano nk'abantu bari ahangaha kuba twebwe iyo society tubona muri iyo cadre ikabona ko duciriritse ese byaba biterwa wenda na produit tubaha byaba biterwa n'imyumvire urumva so ngende kwibaza niki kiri main kiri rusange ubona cyaba kibatera ibyo bintu kuko kumbwira ngo abantu ngo bari mu myaka ngo barakuze ntago ari cyo kibitera umuntu ukuze yemerewe kwishima umuntu ukuze yemerewe kuseka ubundi entertainment nta myaka igira ntayo ngende kwibaza niki kiri main jewe rero mbona ari twebwe ku giti cyacu nk'abahanzi wa managinze mu buryo ubona bafatwa umurebye nk'umuhanzi personal ni icyo ubona gituma umuntu amureba akamurebera muri kade yo kuvuga ati uyu muntu wa kugira ngo afate amafaranga ayakomeza yashore mu bindi arimo arata mu muziki kuko burya iyo umuntu akubwiye gutyo
ku rundi ruhande bigaragaza ko ibyo urimo ukora ari ugutamuka yabigize imyotsi urumva icyo nshatse warindagiye yes no njyewe uzi ukuntu mbibona mbona uruhare runini ruri ku bahanzi nyirizina okay aho niho nshaka rero ko dukoma kuko impamvu ngiye kuvuga ku bahanzi nyirizina abantu tubana nabo hano ni audience ni public ibyo uzazana niba bishima bazaba babirebye niba batabishima bazaba babirebye ahubwo wowe ibyo wazanye ni ibihe urugero ngiye kuguhanura umuhanzi arajya muri studio agakora indirimbo rimwe iyo ndirimbo ikazalastinga ikazamara igihe kirenze umwaka ariyo akigenderaho urabyumva noneho hari akandi kantu kaba hano hari ukuntu hari akagaterima bakoresheje kavuga ko turi cheap abahanzi bacu nabo bari cheap baraciriritse ntawe pointinze ntagire uzana beef nanjye ntawe pointinze ariko icyo nshobora kuvuga ni kimwe abahanzi dufite hano baraciriritse mu mitwe cyane uti kubera iki hari akantu abahanzi b'iwacu wenda ntago ndi buvuga izina ariko nakamuvuze reka twere kumwitwaza ataza kuvuga ngo twamugendeyeho ariko hari umuhanzi w'iwacu wenda ndamudekarika uramwumva hari umuhanzi w'iwacu wakoresheje agaterima ati naje nzi ko batazankunda ariko icyo nakoze nabahasi ibikorwa byanjye okay ni iwacu mu Rwanda cyangwa iwacu mu Rwanda navugaga umuhanzi w'iwacu niwe wazanye ako gaterima aravuga ati ngewe naje nzi ko batazakunda ibintu byanjye cyangwa se wenda batazankunda based kuri appearance yanjye atariko icyo nabashije gukora nari nzi neza nuko ntagombaga kubaha agahenge nabahaye ibikorwa kiraho kimwe havaho ikindi kiraho kimwe havaho ikindi kiraho kimwe havaho ikindi ati hariho n'ibitarigeze binakundwa n'abantu batigeze banabimenya ariko icyo nakoze nagiye muri studio ndakora ubu kano kanya tumufite nk'umustar njye wumbajije ni umustar nkunda pe kandi nabandi banyegereye hafi yanjye nshobora kubaza gatavuga ati baburetse gato irano umustar urumva icyo nshatse kubigereranya niki we yarazi neza ko public aje asanze ifite negativite nyinshi abahanzi dufite hano rero ntabwo babizi kandi wenda baramutse banabaye banabizi reka wenda mvuge ko bashobora kuba babizi nari kubavugira ariko nta mbaraga bashyiramo nta bushake bashyiramo nta ngufu bashyira mu bikorwa byabo niba yakoze audio ntazakora video kandi nizo audio nazo bakora n'uwiteka Imana yo mu ijuru niyo yazumva zonyere ko nizi kwihanganira amajwi yacu salama ko kantu ushizemo nagari oya it's reality nukuri ntawe mvuze ariko abahanzi dufite hano hanze ntekereza ko kugira ngo umenyere ibyo ukora ubundi kugira ngo urareba kugira ngo tugere hano twisange muri iki gihugu nuko tubasha kuvuga ururimi rwabo exactly yes kuko ubaye uri bujya mu shop ntubashe gusaba umugati ntubashe gusaba airtime ntabwo wasubiramo so ikintu cya mbere dukora tukigera hano ni ukwiga ururimi kandi kwiga ururimi ntabwo wiga ngo bwakeye ngo good morning ngo iturekeraho wiga n'ibiciro ukiga n'ingendo byose nicyo n'ubuhanzi bivuga rero urahanga ukongera ukamenyereza there you go uko ugenda umenyereza ugenda winjiramo n'abantu bagenda reka mpike ku muhanzi wanjye nyirizina Thierry musore wanjye urabizi ukuntu ngukunda kaba ari wowe mvugaho Thierry n'umusore w'umuhanzi nkunda cyane ndaguha impamvu ebyiri Thierry arumva cyo ni icyambere kandi burya umuntu wumva muri iyi si ntacyo wamunganya Thierry arumva ikindi kirenze ibyo kuba Thierry yumva agerageza kwadapta agerageza gukurura kwisanisha agerageza kwisanisha n'abasanze na situation asanze ariko Thierry ni umuhanzi w'umunebwe uti kubera iki ntabwo ari ubushobozi yabuze ariko Thierry ashobora kujya muri studio uku kwezi tukazongera gutekereza kuzajya muri studio nyuma y'umwaka ariko nkawe nka manager niba umufite mu biganza umumanaginga iyo ubonye ikintu ubundi kumanaginga umuntu ku giti cyanye ntekereza ko aho acitse intege cyangwa se aho ubona ibintu bitari kugenda neza you must be there so nkawe nk'umumanager ubonye bimeze gutyo ukora iki
ntago ari ukwisifiya mu giswahili nibo bavuga ngo ni ukwisifiya kwiha ibisingizo kwitaka ariko muri iki gitondo nabyutse nsanga yampostinze amagambo menshi cyane atangaje nsanga n'ibintu byakaze Thierry ni umuntu ntigeze ndekura niwe wanyaprochinze arambwira ati umuntu runaka yampaye nimero yawe ambwira ko ushobora kumfasha mu rugendo rwanjye rw'umuziki icyo gihe yari afite concert ye ya mbere yakoze yansaba ko namufasha mwari musanzwe mutanazi nta nubwo donc yarampamagaye ati nitwa Thierry nawe witwa Salama ntiyego ati umuntu runaka ampaye nimero yawe gutya na gutya twabonana gute ikintu nakundiye Thierry ari fast nubwo wenda kuba fast sometimes bitajya bifata ariko arihuta cyane ku buryo ntabwo mushobora gukererwa na mu nzira nubwo ngubu twakerewe nkuko wabimbazaga ariko wenda ikintu cyabaye nk'igitusubije inyuma nge na Thierry ni lockdown kuko twabaye nk'abantu bakataje twatangiye imishinga minini twasohoye indirimbo ya mbere turi kugerageza Thierry ni umuntu wavuye uri kuva ntabwo yavuye actually ari kuva mu njyana ameze nk'uwigobotora mu njyana ya gikristu ya gikaturika ajya mu njyana isanzwe so ntabwo ari ibintu wavuga ngo ni ibintu byiyoroheje umuntu yapfa kuvuga ngo birahita biba ku kanya mu ijoro rimwe ni gake gake so lockdown ije rero yabaye nk'idusubije inyuma ariko nyine nawe bifitemo ubunebwe ibindi kubivuga kugira ngo azabibone kuri kamera bimenye ko byandiye so abifitemo akantu k'ubunebwe ariko yet again abantu bamusurroundinze noneho niho naringeze nicyo kibazo warumbajije bamuca intege no kuvuga inshuti ze community okay ntago ndibuvuge ngo inshuti ze ngo cyangwa family ngo cyangwa community ndavuga muri rusange no kuvuga ngo community societe arimo muri rusange ahateretse kubwaho hamuca intege gute kubera yuko dushobora kuba twaganiye wenda umushinga uyu munsi tukaganira nk'umuhanzi na manager the next day yagarutse akagaruka afite ibindi bitekerezo bihabanye na bya bindi twahoranye urumva ko hari akantu kaba kageze gute kivanzemo mu ntangiro nakubwiye ntitwaje hano tuje gushaka ubuzima Thierry n'umwana w'umusore ukiri mutoya uri gushaka ubuzima nanjye ndi umudamu wubatse uri mu rugo ni ibintu bibiri bimeze nk'ibigiye guhabana niko nanone bihuye kuko twembi turi gushaka iki ubuzima so aramutse aje rero ari kwempoza igitekerezo twari dufite last night mu gitondo akaza kempoza ntabwo ngomba guhita ngo ya Thierry ngo warasaze ngo ahubwo ukuntu tugomba kugenza weya you take time ufata igihe ariho aho ngaho mbaje ati se nka manager wowe ni iyihe nama umugira Thierry sinamurekuye and I'm very proud of him ahavuye ngereranyije naho ageze ubu ngubu I'm very very proud of him ni umusore umaje kunyimprovinga ko I can do it without you I can do it ndamutse mbonye support iri positive nta muntu hari ukuntu umuntu akubwira ngo John ngo wikina amafilime bana urumva niba umuntu akubwira ati Thierry ariko se urajya muri studio ntawe koko already nimba yari afite wenda 60% bisabe 59 urumva hari akantu kagabanya agahita bitekereza agahita avuga ati sha amafaranga nari nakoreye wenda ndetse yarashaka kubaka ikigo cy'amashuri wabo agahita ngo turebe cya kigo cy'amashuri nashaka kubaka shaka tube turetse kujya muri studio mbanze nkirangize agasa nk'ubikira ku ruhande you see ngaho rero aho manager fe yaringira mu buzima bwite ku rundi ruhande narwo bijyana nuko umuhanzi nawe azi icyo ashaka uko burya iyo uzi icyo ushaka ntabwo umuntu ashobora kuzanwa guca intege ngo bikunde oya birashoboka biterwa n'umuntu uwo ari we uzi icyo ushaka Salama umuntu yaza akakubwira ngo iki ngiki kireke ukabyemera uzi icyo ushaka ntekereza ko buriya hari akantu ari ukuntu turemwe muri twebwe hari akantu ko kutavuga ngo ya na yego ugaheramo hagati Imana yaduhaye ako kantu ngira ngo inshuro nyinshi kajya kica abantu benshi nanjye kajya kankimonyora rimwe na rimwe ndagafite kanini cyane ntabwo nzi guhitamo uruhande rwo guhagararamo niba ari oya cyangwa yego
urumva bitewe n'icyo ari cyo ni ukuvuga ngo hari umuntu ushobora kuza gusanganiye akakubwira ati John rero ibintu wowe na Yves mwirirwamo rwose muri abarwayi bo mu mutwe noneho kubera ko udashaka gukomeretsa wa muntu ngo umubwize ukuri kuko igihe cyose ukuri kuraryana cyane igihe cyose ukuri kuraryana ariko kubera ko wa muntu bitari ngombwa kuri bumukomeretse mu kuri kwawe ukabura oya ukabura na yego ntekereza ko ariho umuhanzi wanjye yakwamiye ntabwo ari we wenyine mfite n'undi ariko we byabaye ntekereza ko byabaye family issues yagwetinze ni abahanzi bangahe ufite uri ku managinga bari bane from 2018 bari bane bose bari hano Cape Town bari hano Cape Town bari bane umwe aza kugira ingorane z'ubuzima biba ngombwa ko akatasubira mu Rwanda na nyuma yaho undi nawe biba ngombwa ko nawe asubira mu Rwanda sigarana babiri ntekereza ko babiri nibo turi kumwe ubu ngubu ariko umwe ni uri active umwe ni ari we Thierry undi ni Egide Super ariko Egide Super yaje mu gihe twari tukiri muri gahunda zo kubura imishinga yaje kubura undi mushinga nawe ubu arubatse umuziki bisa nk'ibiburijwemo gakeya oya ntabwo ariko mbitekereza ahubwo ntekereza ko ashobora kuba bikora ariko biri ntuza byihariye kubera ko yagize family ubu yarubatse ubu ni n'umupapa baranibarutse so hari ukuntu umwanya uba tight ibikorwa bye by'umuziki bisa nk'aho ari kubikora ari wenyine atimvumvinzemo management team so ubwo rero urumva nyine Super ntabwo twamuvanamo nta nubwo twanamukuramo ari mute so mu bahanzi uvuze ko watangiranye n'abahanzi bane ubu uri kubara nk'aho usigaranye babiri so muri abo yacarwa n'umwe kuko undi we ntabwo twamenya ngo bizasubukurwa ryari cyangwa se bizakomeza ryari urumva iyo umuntu hari imishinga ubundi umuntu atangira ugahita ubona ko ari umushinga muremure umushinga w'urugo ni umushinga umuntu aba akeneyemo full time responsibility so tukiri aho ngaho nakubaza ese mu kumanaginga abahanzi kwawe nk'amasezerano mugirana ni ayahe ese ibyo uba bagomba ni ibihe cyangwa se ibyo uba bakugomba ni ibihe ese hazamo n'ibintu bya financial ukaba wabasapotinga financially cyangwa se how does it work actually nibo bagombaga kunyishyura by ngewe mbakorera akazi nka manager so ako kantu ko kuba bagomba kunyishyura ntekereza ko kabaye imbogamizi cyane nkuko nabikubwiye nyine urumva hano tuba dufite mu buzima bwacu bwa buri munsi umuntu aba yaje kurivinga so ngewe nk'umuntu ufite ubundi buzima nanjye mbamo gufata umwanya wanjye nkawimurira muri studio ni akandi kazi birumvikana so hagomba kubaho ko ngomba kwishyurwa wa mwanya wanjye nagiye kumufasha muri studio dukora ibintu runaka either way ni audio cyangwa se ni video ku byerekeranye wenda na financially bishyurira ibikorwa bakora ari recording bariyishyurira ari na video bariyishyurira yes bariyishyurira donc ngewe umurimo wanjye icyo nkora ni ukuvuga ngo managing ibikorwa by'ubwonko bwe hari niko nabyita ampa plan afite ngewe akaba ari ngewe uyigaho nkayishakira n'ibyo tugomba kuyikoraho nkamubwira n'uburyo ayikoramo none nkamufasha no kuyishyira mu bikorwa mu mwanya mu gihe donc mu buryo bw'akazi ese wenda hari nk'ikintu hari nk'umusanzu waba ubashyiriraho mu bintu bigendanye wenda na promotion cyangwa se kumenyekanisha ibihangano byabo definitely urumva ibyo ngibyo ubundi manager niwo murimo ushinzwe gukora ubundi manager niwe ushinzwe gushaka amasoko hanze niwe ushinzwe gushaka navuga ngo ni kwamamaza ibikorwa by'umuhanzi rero urumva ibyo ni ngewe bireba nimba umuhanzi wanjye yashyize igihangano hanze ni ngewe wagombaga kumenya ngo
turabigenza gutya ntekereza ko nabyo ni bimwe mu bintu byagiye bibangamira imyumvire yacu hagati yanjye n'abahanzi kuko uko nifuza ko twagashyize ibihangano byacu hanze ntabwo ariko byagiye bigenda ugasanga muri make njyewe meze nk'uwirukanka cyane umuhanzi ndi inyuma kandi umuhanzi ari wagakwiye kuba ari imbere njyewe ndi kumwirukankaho. Uretse wenda abahanzi hari izindi mpano waba uteganya kumanaginga cyangwa se umanaginga cyangwa wigeze kumanaginga? Ntazo nigeze managinga, nta nubwo nteganya no kuzimanaginga kubw'impamvu bwite. Ntekereza ko ari ibintu ubundi kumanaginga umuntu ni ibintu bimeze nk'aho ari full time job, kuko urumva binsaba kumutakazaho ubwonko bwanjye igihe cyose ntekereza the next move, icyo tugomba gukora ubukurikiye tuzagikora gute kugira ngo abantu bagikunde, tuzabigenza gute, ese audience dushobora kuyifata gute. Uraba nk'ibintu byo gutegura ibitaramo byabaye nk'aho bicecetse, byarazimye cyane. Ni ikibazo cy'imyumvire, habayemo kudahuza kwanjye n'abahanzi, kuko urumva nibyo byandi nakubwiye nti njye ndirukanka ngakataza nkagenda nkagera iriye imbere, umuhanzi ari wundi inyuma, kandi umuhanzi niwe ujya muri studio. All I do ni ukumutakazaho umwanya wanjye, so nza gusanga gutakaza umwanya ndetse yuko wenda bananyishyura, ariko niba unyishyuye umubyizi ugira icyo unkuraho, unsarureho, were gutakaza amafaranga yawe ku busa. Nza gusanga rero ntabwo ari ibintu bizavamo neza. Amafaranga n'amabyi ya shitani. Sorry. Salama, ubundi nkawe Salama, ni iki cyaguteye gufata umwanzuro ukavuga uti ngewe nakwinjira muri industry yo kumanaginga abahanzi? Byakujemo gute? Byatangiye gute? Nta nubwo byananjemo actually. Hari ukuntu sinzi ukuntu nabyita, niba ari karemano, hari ukuntu umuntu akura yisanga muri environnement runaka. N'abantu ugenda usanganira, ugasanga uri kugenda usanganira abantu bameze nkawe, niba ariko nabyita. So nagize amahirwe nkirangiza kwiga mu Rwanda, nyine nkirangiza kwiga segonderi, nagize amahirwe nisanga muri community y'ibintu bya entertainment, by'imyidagaduro. Mbisangamo, nsanga mbikunze cyane, nkunze umuziki, nsanga nkunze kubikurikirana ukuntu bigenda kuri tele, kuri field biba bimeze bite, donc nsanga ndabikunze, mbijyamo gutyo. Kera karabaye nigeze ngira na meeting n'abana bakiri batoya, yari kuru y'abahanzi b'iwacu, ntago ndi mentioning izina, tumaze igihe tutavugana, so ntago nzi ngo ariko n'abana banyisanzuraho cyane, kandi nanjye nisanzuraho cyane. Nta na beef irimo hagati yacu, usibye ko igihe kiba cyaritambitsemo nyine. So ntabwo wakwashyuminga ngo umenye ngo abantu bameze bate, ariko nyine abo bana baje kunsanganira bitewe na situation yari iriho icyo gihe, turaganira, mbagira inama, mbereka nyine ukuntu ibintu bashobora kubigenza. Luckily birasuccessinga, baranabinkundira cyane, ku buryo mu minsi ishize umwe yaranyuriye ati manager rwose nta kigenda cyawe, uri manager wa fake. Kandi koko menya ndi manager wa fake, ariko ntabwo nabibagiwe. Ni bwa buzima navuze. Iyo wisanze muri Cape Town, reka nkoreshe Cape Town, reka kuvuga South Africa, iyo wisanze muri Cape Town ijya kumera nka cage. Cape Town imeze nk'ikintu imeze nka gereza. Donc impamvu nkoresheje ijambo rya gereza ni hahandi ugera ugasanga ugiye kwiga ibintu byose bishyashya ubonye bwa mbere. Ari abantu wasanze ugomba kwiga uko uzavugana nabo, uko uzabana nabo, uko uzitwara muri iyo community, umuco, uzirinde kuvuga ibi, uzirinde gukora ibi. Donc niko kuntu twisanga hano muri Cape Town. Ngeze hano rero naracwendereye, ndibagirwa pe, ndanabyibagirwa cyane, mera nk'ubyibagiwe burundu. Nyuma yaho nza kwegura umutwe ntegura igitaramo, thanks to my hubby, aramfasha, arambwira ati ubwo bikunze reka ngufashe ubitegure turebe uko bizagenda.
umutware wawe. harya navuze icyongereza umugabo wanjye. Thank you so much, love. Without you, I would be a crazy woman. Urumva, so arambwira ati ubwo bikunze ibintu by'ibitaramo bikore. Nawe ni umuntu ukunda entertainment ariko we yaracecetse ntabwo ari sharp nkawe. Oya ntabwo ari bushapu ahubwo ntabwo ajagaraye nkanjye. Aregeranya aratuje. Oya ubwo ashobora kuba wenda umwanya we afite ibintu bye abiha observation. Abiha umwanya wo kubitekerezaho ntabwo ari nkanjye. Nawe njyewe ibyo ntekereza ko biri right kuri njye mpita mbishyira mu bikorwa. Nicyo kintu dutandukaniyeho njye nawe. So antera inkunga igitaramo ndagikora ariko ntabwo cya successinze nkuko nabitekerezaga ariko yet again cyara successinze cyaratambutse. Cyara succeed. Mbona ko rwose ni sawa. So nyuma yaho rero nibwo Thierry yaje kumpamagara tugirana imishyikirano. Ntabwo yampamagara ansaba ko namumanaginga ahubwo ibiganiro twaganiriye nibyo byaje wenda kumuviramo igitekerezo cy'uko yarambwiye ati ariko buriya ntabwo wamanaginga ngo bishoboke. Ati ntabwo mbizi ukuntu umugabo wawe yabyakira ariko birashoboka. Ubwo rero nyine hanyuma Salama umanaginga abahanzi ubwo urumva ni ibintu by'umuziki wigize uririmbaho? No, ariko ndabikunda. Ukunda umuziki? Sorry for that. Umuziki ndawukunda no kuririmba ndabikunda nubwo ntabizi ariko ndabikunda. Ni ibintu numva actually mba numva hari nk'indirimbo zimwe na zimwe nifuza kuzajya muri studio gusubiramo z'abanyirazo. Uko urabikunda? Nukuri ndabikunda cyane. Niyo Thierry ari gukora indirimbo especially akunda gukora indirimbo umunota wanyuma inshuro nyinshi tuba turi kumwe. Ari ukuntu nyine mufasha nka like akabona ko mbese namurushije nabigize intambara kumurusha. Tukiri aho ngaho herutse gutaha ubukwe bw'umuntu mu minsi ishize ubona muri groupe y'ababyinnyi ba Kinyarwanda. So iriya ni club ni itorero ryawe mwari muhuriye hariya muravuga ati reka tubyinire umugeni byari bigenze gute? Kuko nabonye uzi kubyina by'igitangaza. Thank you so much, Johnny. By the way, ni itorero ariko ntabwo ari itorero ryanjye, ni itorero ry'umuvandimwe wanjye. Okay. My adoptive big sis. Ni itorero rya Solange mama Ketia. Rira ni itorero ryitwa Izihirwe. Ariko hano dufite n'irindi torero ry'abanyarwanda ariko bo ntabwo nzi izina ryabo. So turahari turi abantu benshi bazi kubyina ibinyarwanda. Nuko hari wenda tutarahuza cyangwa duhurire hamwe wenda ngo dukuri ikintu kinini ariko turahari babizi. Babayemo batari benshi ariko babayemo ari benshi. Ngira ngo wenda habayeho na organization y'ukuntu mushobora kuba mwahuza mukareba uburyo mukigisha n'abandi bantu bashyashya kuko usanga generation hano burase byavamora. Yes. Aya nta mwanya waboneka. Hanyuma Salama mama Shenge na mupenzi ryanjye. Iyo urebye cyangwa se iyo witegereje community y'abanyarwanda especially hano muri Cape Town nk'iyo nk'abantu bakubonye uri manager uri umubyeyi ntabwo ukuze cyane ariko nanone nturi muto. Ngira ngo ufite n'abana ubona babyakira gute? Umugabo wawe we ubona byakira gute? Ese abana bo iyo bakubonye muri industry bakabona uri mu bintu bya entertainment hano muri Cape Town ubona bagufata gute babyakira gute? Kuri icyo kintu rero ndi umunyamugisha. Nabyita ko ndi umunyamugisha pe cyane kandi Imana ibishimirwe. Ndakubwira ngo kubera iki? First of all, thanks to my husband. Imana ishimwe yo yampaye uriya mugabo. Ni ikiremwa kigerageza kumva impande. Buriya hari ukuntu ubundi iyo utari mu kintu kugira ngo uzacyumve biragoye. Nk'akazi akora ni umutekinisiye akazi akora kugira ngo nzakumve yowe cyetse binyeretse ku mafoto. N'ibintu akunze ushobora gusanga ibyanjye nawe bihabanye. Ariko buriya ikintu naje gusanga nuko yarabibonye ko atari ibintu bye ariko abona ko ari ibintu byanjye. Ako kana gafite muri we rero. It's okay baby, you can do it. You can do it. Ni ibintu kunze
ntacyo bimbangamiyeho, nta nicyo byishe, ntibyica umwanya wawe w'urugo mu rugo, ntibinica umwanya wawe nk'umubyeyi cyangwa se nk'umugore mu rugo, as long as bitazabangamira igihe cyawe n'inshingano zawe nk'umugore cyangwa nk'umubyeyi, ndende njyewe nta kintu na kimwe bintwaye. Abana banjye bo ntekereza ko nibwo bari kwisanga muri iyi si, ariko ikintu naje gukunda ku bana banjye ari ukuntu Imana ishimwe ukuntu bari gukura, bashobora barabibona, barambona, babona mama wabo uwo ari we, binabatera kumukunda cyane. Kuko nk'urugero tuvuga nk'ibintu by'umuziki, abana banjye nshobora kubashyira ku murongo nkabwira ati muze twige kubyina indirimbo, bakabyemera, barabyanga. They are not like me. Barabyanga ariko ndabafosinga tukabikora. Impamvu mbibafosinga, iki kinyejana turimo abana bari bangana nabo ni ibintu bakunze kandi n'abanjye ndabizi ko babikunze. Kuba rero twabikorana turi kumwe bagafilinga free ko na mama wabo abikunze, numva ari ibintu ngende proud yabyo. Kubabyinishiriza mu nzu tutagiye hanze kandi nta competition turimo, I mean why not? Ko dukunze umuziki kandi umuziki ukaba uri hanze kugira ngo ukundwe, icyaha kirimo ni ikihe? Ariko community ntabwo nzi uko ibifata. Ku rundi ruhande nta nubwo bimvunnye, kuko ntuzi nuko banagufata. Kuko ntawe ubangamira. Ntawe. Twaraje kubyemeranya. Niba ntabangamira umugabo wanjye, nkaba ntabangamira abana banjye, most of the time mostly nkaba ntibangamira ku giti cyanjye. Nabi. Hari sibyo se. John nawe uzi gutesha umutwe. Hanyuma salama, reka dukomeze ikiganiro ariko tunasatira umusozo. Nk'umuntu ukunda umuziki, umuntu wumva ari proud yo kumanaginga abahanzi, nkawe ku giti cyawe nirihe tafari? Kuko urebye entertainment muri Cape Town iri down cyane, iri down. Urebye mu bigendanye na cinema ari nk'uwara bigeragezaga mu minsi ishize, ubona ko nawe bisa nkaho asa nkaho yacwendereye, ntago bikigize muri iki gihe cyane mu mafilime. Yes. Ubwo ndi kuvuga mu ruhande rwa cinema. Mbo wenda twavuga Musaza box niri ku ahubwo Musaza box iri ku vibinga turashize. Wajuje. Ariko ako kantu Jo wenda bamugani tunasoza. Keep it up. Uraturusha. Uraturusha. Reka nkubwire ntago mbivuze mu buryo bwa politike, mbivuze mu buryo bwo kumpa courage bwa motivation. Yes. Uraturusha uti kubera iki? Ntekereza ko igihe watangiye ukina ngo indaya ngo sinzi ngo ibyo yakoze, ihagarara ku muhanda igatega, sinzi ibiki n'ibiki, urwego mugezeho ubu ngubu n'urwego rushimishije cyane kandi narabikubwiye. Ni ukuri comedy zawe ziranshimisha pe. Courage, wenda muracyakeneye amagambo menshi yo gusetsa abantu, ariko sha murimo pe. Ni ukuri murimo. Hejo bundi nabonye wari tera hetse umwana. Erega nta mwana uvuka ngo yuzure ingobyi. Umugore wicaye imbere ye. Rero ntekereza ko ni ukuri kwimana courage. Thank you so much. Uraturusha. Urabona Musaza box iracyari ku vibinga. Urabona muri 2020 lockdown igitangira, twese twafunguye ama YouTube. Yes. Wenda ntiwabimbajije. Ariko iyanjye yaracwendeye. YouTube channel yawe byagenze gute? Byagenze gutera n'ubushobozi. Reka nere kubeshya. N'ubushobozi. Reka nere kubeshya n'ubushobozi bwabiteye, ariko icyo ngiye kubivugaho nuko izo YouTube zose zatanguye muri icyo gihe Musaza box ni igihagaze. Izindi zaragiye ntabwo nzi yo ziri. Hari yari iri guhitinga mu minsi ishize, ariko noneho menyeyo baranayimenyeho n'amazi. Yaracwendereye. So Musaza box rwose. Thank you for the motivation. Icyo nashakaga kukubaza, ubu ngubu ni iki witeguye gukora? Nirihe tafari witeguye gushyira kuri entertainment ya Cape Town byibura turebe ko yazura umuntu? Munyitege. Bakwitege. Munyitege ndi kureba muri kamera. Bakwitege. Munyitege. Okay, byukuri YouTube yanjye yararyamye. Nagize gahunda z'ubuzima bwite zimera nk'izimfashe zirangundira, mera nk'udahari.
ariko hari ukuntu nyine ibintu bikuzirika bikagera igihe bikakurekura ubu umeze nk'uri kurekurwa buke buke. So umusanzu wanjye ntabwo nshobora kuwuvuga ngo ni uwuhe, bazawubonesha amaso bawitega. ariko uruhande rwa management yawe n'abahanzi turi kuri YouTube yawe bakwitega banyitega. hanyuma tukiri aho ngaho no mu bitaramo twitega ibitaramo kuko burya nari ndi kubwira wariteri ntikataza ushyiremo imbaraga dore nta bitaramo dufite hano. Kandi wariteri yabyumvishije neza no mu minsi ishize nabonye hari akantu muri weekend yarashize ne karabaye cyangwa bizaba ubu. Hari icyo nabonye yari kwamamaza yagombaga kudija. Uyu munsi turi kuwa mbere ahubwo ejo hashize ku cyumweru nibwo byabaye. Ejo hashize ku cyumweru ngira ngo hari club hariya mu mujyi yarahatwitse urumva ko rero nibyo dukeneye. Dukeneye gushyushya abantu. Ni ukuri pe dukeneye gushyushya abantu, dukeneye gukora ibitaramo tukabikora, abantu baba babikeneye. Umuntu turahura agatambwira ati ariko se byagenze bite? Urumva ko buri wese afite ikibazo. Mboneraho n'abantu, mboneraho kubwira n'abantu ko hari nk'abantu bajya bakenera aba DJ, nabagara ko wariteri ngira ngo n'umukinnyi ukina muri Musaza box abirimo neza, ari kubikora neza, ariko ku rundi ruhande ni umu DJ uri professional. So umuntu umushaka wariteri I think afite Instagram ntabyo nzi, bamusanga niyo watwandikira kuri Musaza box twamuguha cyangwa se tukabahuza. Ngiye publicity korewe wariteri mw'abantu mwe. Icyo nashaka kukubaza hagati aho ngaho ni iki noneho nkawe wasaba audience ya Cape Town, ni iki wabasaba? Uko mwebwe icyo musabwa mwebwe murakizi, murasabwa kubaha ibintu bifite ireme kugira ngo nabo babaha nabyo byinshi rega kugira ngo babone ibyo bahitamo. Mwebwe n'iki mubasaba kuko nimubarenganye. Ngewe rero burambona nta nicyo tubasaba kuko buriya uzakunda ikintu abazagikunda kandi n'uzacyanga abazacyanga. Buriya umuntu warangije kumenya ko ntegura ibitaramo akabizamo rimwe, nimba yaraje mu gitaramo kimwe akagikunda ntabwo azasiba kuza mu kindi aba yafite opportunity. Twebwe birashoboka ko nuzanga cya kintu azagera akagikunda. Yes, nibyo ndi gushaka kuvuga rero. Ntacyo tubasaba tubifuzaho, ahubwo twebwe icyo twifuza ku giti cyacu. Ngewe ahubwo wenda wagakwiye kumbaza uti ni iki wifuza ku bantu bakora entertainment hano muri Cape Town. Hari umwana w'umukobwa uri gukora muri iyi minsi, ngewe narabikunze. Ninde hari uwo? Shaka ko ntazi izina rye cyangwa ndarivuga nabi, ariko kugira ngo ntarivuga nabi n'umuhanzikazi, ariko kugira ngo ntarivuga nabi ibihangano byemerutse kubona indirimbo yasohoye mu minsi ishize. Ya Kadete, yitwa Kadete ne? Kadete n'umukinnyi wa Musaza box buriya. I had no idea. Ariko Kadete ari muri studio cyane pe. Cyane arimo cyane. Ntekereza ko ahubwo wenda akeneye inkunga nyinshi z'ibitekerezo tumuri inyuma akuga kuri. So nabandi rero nibamurebereho, nibamukopere, nibamwigireho. Ntabwo mvuze ngo bamugirire ishyari, ahubwo nabo nibakora ibyo nta shyari ryiza riba, ubundi baratubeshya. Reka niba ari ishyari nyine ni ishyari. Ishyari shaka se ryo ntabwo ryemeye. Reka ubwo ni ishyaka nyine ntabwo ari ishyari. Ni ibintu bibereye, hari ishyari hari n'ishyaka. So nibarwana ishyaka bajye muri studio bakore cyangwa se babivemo bigira inzira tumenye ngo ntabihari. Ati ngewe ntabwo nyiri umuhanzi, ni ibintu byo kuvuga ngo bamutumiye mu bukwe, ngo bamutumiye ngo ahanaha, ngo hari umuntu wakoresheje ibitaramo. Abahanzi b'Abarundi bajya bakoresha ibitaramo bagatumira n'ab'Abanyarwanda, ukumva ngo yamutumiye nta ndirimbo agira mu myaka 4 cyangwa 5. Birababaje. So abahanzi bacu nibimenemo agafu, bajye muri studio baduha ibikorwa, natwe tubona ibitaramo dutegura. Hari akandi kabazo k'amatsiko nashaka. Salamu, waje wambaye Kisilamu wikwije hasi no hejuru. Salama, si rimwe si kabiri si gatatu duhurira ahantu mu kirori y'abana utamenya kuri n'umuyisilamu. Ariko sindagirana wiyambariye agakanzu cyangwa akasikete cyangwa wahatwitse. Mbese urantwikiye nawe. None ko mbona byahinduye isura. Sha rero John buriya wa musore we, Uwiteka ashimwe waturemye.
ibintu eka nari kwinjira mu bintu by'amadini cyane ko nta bumenyi bunini mbifiteho ariko ndi umunyamahirwe kuba naravutse ndi umusilamukazi. Nagize amahirwe menshi ngira umubyeyi wakundaga ubusilamu, mama wanjye yakundaga ubusilamu cyane aranabunkundisha. na environnement nakuriyemo yari environnement y'abasilamu, inshuti nagize mu bwana bari abasilamu. Donc nagiye ntoragura kanaka nkaduteranya nkadushyira hamwe. Nagize amahirwe yo kwiga bikeya bitari byinshi ariko nyine ndi na salamu. None se murabyemererwa? Oya ntago tubyemererwa. Murabyemererwa kuba wakwiyambarira kuri ibyo bibazo ugiye kumbaza ntago tubyemererwa. Urumva tuba turi kwitwikira. Aba kwitwikira. Kandi nabyo turabyemerewe kwitwikira ko turi ibiremwa muntu. Iby'amadini ntago twabyinjiramo ko nta n'ubumenyi bahagije tunabifiteho. Ndagira ngo ariko nyine ukwezi gutagatifu nawe ugomba kwitagatifuza ukanakubahiriza cyane. Oya ariko buriya noneho ni n'ukwezi sinzi hari wenda n'ukuntu tuba twarabyigishijwe cyane bigenda bikugarukamo ariko n'ukwezi ngewe kumpa amahoro mu mutima. Wow, that's nice. No kuvuga ngo ubu ngubu ndatekanye yewe we nyiyenze urebe. Ubu n'agashoti ntiwasoma agaki ibyo uzabikate. Namwisiramu nk'amashoti bive ibyo uzabikate igajori we. Naragira tuhita tugatega ukomara tumusangeyo yabivuyemo na Burundi. Anyway turangize ne. Okay, reka dusoze ikiganiro. Ndagira ngo ugire ubutumwa ugenera buri muntu wese ukurikiye Musaza Box. Ubutumwa rero icyumbo kiri kuri ku mutima. Ibikorwa by'Umusaza Box bya Musaza Box sorry nakunze kukwita Umusaza Box. Ibikorwa bya Musaza Box ngiye mbona ari ibikorwa bikwiye guterwa inkunga. Not ngewe gusa na buri umwe wari wese ubireba. The reason why nuko impamvu nyamukuru nuko uri gukora ibikorwa n'abandi bakoze kandi bishimishije. Kandi uri gukora ibikorwa bigaragara ko bishobora kuba bifite indi ntambwe imbere. Cyerekezo. Ya, cyerekezo. So mukore subscribe. Views nyinshi please John arazikeneye. Mukore za share nyinshi bari aba subscribers nabonye bari kugera kuri rimwe ritarengaho irenge. Ariko by'impamo John akeneye support ariko burano umuyobozi wa Musaza Box cyangwa nka fondateri. Ni nka fondateri. Ya nka fondateri wa Musaza Box akeneye inkunga yacu kandi inkunga yacu nta nubwo ari n'ibintu bigoye. Yes. No gufungura YouTube gusa. No gusangiza inshuti n'abavandimwe. Kuko n'ubusanzwe tugura data kugira ngo tuzikoreshe. Kuba rero wafungura YouTube iri butware MB 15 muri MB 500. Supportinga Musaza Box ba nta birenze. Ejo nejo ubundi ari gihe twajya kubona tukabona John abaye John Walker. Urumva se wamenya ari biki? Ya Salama reka tugushimire cyane. Turagushimira kuba witabiriye ubutumire bwa Musaza Box kandi twizera ko n'ubutani twongera kugukenera. Ndahari. Uzaboneka. Uzahari rwose. Imana iguhe umugisha. Amina. Imana ikurinde mu gusubirayo nkuko yakurinze mu kuza. Amina. Kandi igisibo cyiza uzakirangize neza hajati. Amina. Ubwo tuzahura nitutongera kugutumira mu kiganiro vuba ubwo tuzongera guhura wanyandikiye cyangwa se wampamagara umbwira uti John ngiye YouTube yanjye ndi gutwika harya bamubyita irayidi. Oh irayidi. Okay irayidi yo ni karibu se twanda kujya kuguha message we ni karibu. Oya kubera ko irayidi ubundi amaremba bafunguye. Hari igihe ubu rero naho ko turi abasirimu tutarinda kuvanaho imyugariro abari mu Rwanda ntimunzane kubera ko natenda kuvanaho imyugariro dukanda remote no guhagarika gate. Okay. Hari ukuntu iwacu bajyaga batera insina. Yo ariko ndabikumbuye ku irayidi we nkumbuye irayidi wacu for real bagatera insina ku mihanda kuri buri rugo ukasanga insina ari ibintu bisa neza. Ahubwo nshimwiye gushyira insina ku rugo iwanjye umva kugira ngo wese uzahanyura azamenye ko hano ni kwa Salama hari irayidi. Ubwo rero tuzahura n'iryari ntago turabimenya turacyafite iminsi cyari kare pe. Ariko uko byagenda kose nizera ko uzanjye urwara uwo munsi nzaba definitely nziyiriza na naburare ewana nze dusangira umuceri. Umuceri. Sawa wakoze cyane. Sawa namwe murakoze. Okay.